se wabasha gukundana n'umuhungu udafite ku ikofi tubwiza ukuri mu buzima busanzwe ikofi itameze neza wakundana nawe singiye kubeshya ntago twakundana kubera iki urumva se twakundana ni handi nyine najya muca inyuma nkajya kureba abandi bafite amafaranga kubera ko bankoreshereza umusatsi banyambika ibyo ushatse ariko wandi udafite ikofi nese urumva twavugana iki abakobwa mukura rero mukomeze mukure urumva ese uri seriye cyangwa uri gukina ndi seriye wallahi nago ndi muri mbaya nago ndi kuri scene hano urumva nago wareka ako niba ufite umuntu ubiguhereza byose nukamuca inyuma cyangwa ugiye kundana n'abandi ko bafite amafaranga ako niba nayo afite kandi umukunda we genda ushaka amafaranga uzajya unamwatse bigukura bigakunda akaguhereza ifaranga bigakunda ariko nakakubwira ngo mpereze nimanguhe ako nta n'ibintu biba bikaze birimo niyo umuntu aguha ntawe muhe nese uramwimira iki kandi nawe aguha turagusuje cyane mukobwa yego natwe turabikirije tuguhaye ikaze ku Bicu TV murakoze cyane benshi bashobora kuba bamaze kubona uyu mukobwa muri filime yitwa Mbaya turagira ngo udufashe tubwire amazina ukoresha muri iriya filime nkoresha Jax hari uraza kudufasha tubwire uko iryo zina nimba ari we waryihitiyemo cyangwa se bararikwise ariko hari undi mukobwa tuzi ku mbuga nkoranyambaga witwa Jax okay nanjye bankastinze numva banyise Jax ntago nagize ngihitiramo nibyo bamitiyemo nta babyita gute impagarara cyangwa se ibibazo bishobora kuba byarateje kuba uriya mukobwa Jax paka yaba yarumvise ko hari undi mukobwa uri kwitwa amazina ye muri filime no nago byo ngibyo mbizi ko yegeze wenda agira ibyo bibazo by'uko wenda hagize undi muntu witwa Jax usibye ko ari n'izina rusange nta kibazo kiri agize ibibazo yabarwa yabadwaye kabisa hanyuma Jax muri filime ibintu byo gukina amafilime wabitangiye ryari nabitangiye mu kwa 11 mo hagati kwa 2019 byumvikane ko watangiranye na filime Mbaya kuko ndibaza ari cyo gihe iyo filime yatangiriye kugira hanze yego igice cya mbere nyirimo ari nabwo yatangiye izo nzozi se wajya guzigira cyangwa baragutunguye baravuga turabona wabishobora Lore dufite niwe wenyine ushobora kuba wayishobora baraguhamagara narazigiraga cyane kandi naranabikundaga numva n'ubundi nzabikora gize Imana nyine baranankastinga babona ko nabibasha bangira icyo cyizere wabwiwe n'iki kiyo casting hari kugira ngo uyatendinge ube na casted bago casting wabibwiwe n'iki kugira ngo mvuge ngo uyu munsi ngomba kujya hari ahantu baraza gukora ibi fundi yabereye okay nje nago nari mbizi nanubwo nari nzi iyo projet ya filime gusa nari nziranye n'ukina yitwa Mbaya ni nawe wankastinze nje nago nari mbizi mu byukuri nagiye kubona mbona bashyizeho groupe yaramamagara bimbwira ko hari filime bashaka gukina kandi nanjye nyine babonye nabibasha mbona bashyizemo iyo filime iyo groupe nyine bahita banshyiramo bankastinga gutyo nanjye nyine byaje nk'ibintu bitunguranye mu byukuri kwakundi ngamata byaya amavuta mbene nkuko ugitangira gukina ntago byakugoye kwibona imbere ya kamera gutangira kwactinga nyine byarangoye cyane pe byarangoye kuko umva nagiye gutya ngatera kude mu bice bya mbere bazarebemo ariko ubu umva nagize ku rwego nago wabyumva nyine uzabirebe ukuntu byarahindutse cyane ko yanamaze kuyimenyera kamera nta kibazo niki cyakugoye cyane ukavuga ngo iki kintu cyaranonze naho nzajya hose nzaba mbyibuka ko iki kintu cyangoye ikintu cyangoye nuko iriya filime yitwaga Indaya Mbaya mwumva iryo zina nago rihuye n'ukuntu ngemeze mwumva nago nyine birimo guhora kumva byonyine indaya mbi indaya umva tuvuga ati ngiye kuba indaya se so noneho ibyo byaje kuvaho hazaho no kuzajya dukina amarore yo mu buriri uri kumwe n'umuhungu mu buriri nabyo birangora cyane gusa twagize Imana nyine indaya bayikuraho hasigaraho Mbaya nangira no kubimenyera kugeza ubu ngubu nta kibazo kirimo abantu bagitangira kubona iriya filime uri no gukina noneho uri kumwe n'umuhungu mu buriri nyine nk'uko bivuze tubwiza ukuri wafatwaga gute muri society cyangwa se mu muryango no ku nshuti zawe ntago bagufashe nabi ngo batangire bakwibazaho ukundi nyine gutandukanye nuko wenda uri cyangwa se nuko wowe ushaka gufatwa okay bamfashe nabi n'abashiti banje barambwira ati bira bintu ntago ari byo nanubwo bikubereye ariko ngiye kubera nari nzi ko nzakuramo inyungu nzi ko ari nakazi nyine narimo gukorera ipapuro n'iki naravuze ati nta kibazo ndabizi neza ko nzabimenyera cyangwa se bikanahinduka nta kibazo nigeze mbigiramo kumuje rero ku nyungu turagira ngo dufashe tubwire kuva mu kwa 11 2019 kugeza uyu munsi mu kwezi kwa gatatu mu ntangiriro zako mu nyungu bihagaze gute wabigereranya gute mbere n'ubu
mbere nyine urabyumva ko aribwo bari batangiye umushinga ntabwo hari harimo inyungu nyinshi ariko kuri uru rwego ubu ngubu urabibona ko bimaze kugera kure harimo inyungu nyinshi ntabwo bihuye n'ukuntu mbere byari bimeze. Ubwo bivuze ngo mbere ushobora kuba warazaga n'amaguru ariko ubu ngubu ukaba usigaye utaha n'agataxi voiture byose nuko nguko rwose. Ubona gukina filime utekereza ko nubwo kibitangira ariko byibuze hari aho ubona bigana hari uko ubona bimeze utekereza ko gukina filime ari umwuga ushobora gutunga umuntu cyane wanakugeza n'ahantu udatekereza bitewe n'uko njyewe ubu ngubu nsigaye mpagaze ntabwo mvuze ko na mbere nyine nari mpagaze nabi ngo nakazi nayo ifite n'iki ariko ubu bitandukanye n'ukuntu turagira ngo dufashe kutubwira bitandukanye ariko dufashe ube honest ube clear be clear to us utubwire ngo bitandukanye gutya mbere byari bimeze gutya ubu bimeze gutya balance yabyo. Okay, navuga ngo wenda mbere niyo waba ufite akazi ukora ukora ku kwezi nyine utegereje amafaranga yo ku kwezi kandi ukora na buri munsi ariko ubu dukina mu cyumweru iminsi ibiri kandi n'imishahara ntago ibingana ku giti cyanjye ariko nago umushahara nahembwaga mbere nago ngana nk'ubu ngubu mpembwa. Ise mbere cyangwa se ubu ngubu uretse gukina filime nta kandi kazi Jokes akora? No, nta kandi kazi nkora. Wasanga wari ufite akazi ugasezera? Cyane. Bya bintu byaba bimeze neza rero. Cyane rwose byaba bimeze neza cyane. Turagira ngo dufashe tubwire kuri iyi nshuro ndibaza ko wabaye like public figure abantu benshi barakumenye hari abatari bakuzi bakumenye nyine muri Mbaya uri umukobwa kandi mwiza. Urabizi ko biba gake ko umukobwa yemera ko mugenzi we ari mwiza ariko ndabivuze ya urakoze uri umukobwa kandi mwiza birashoboka ko hari abasore bari bakuzi kiriya gihe ariko iyi nshuro none iyo wamaze kumenyekana nimba hari ahantu uri kugaragara byanze bikunze abasore benshi barakumenya n'abasore gusa n'abakobwa barakumenya n'abamama bakumenya ababyeyi bakumenye kuri iyi nshuro ntago uhura n'ikibazo cyangwa se ibyiza byo guteretwa n'abahungu benshi sinzi nimba ari byiza cyangwa ari ikibazo kuri wowe niyo mpamvu mbikoresheje byombi. Yagari ikibazo ahubwo ni nabyiza cyane kuko udateretswe se wawe ufite ikibazo uti nukuri udateretswe wawe ufite ikibazo gikomeye cyane njyewe ubwo ndanabyishimira kubona umunga aza kamwe ati Jokes ndagukunda. Mbere wateretwaga n'abahungu nk'abangahe mbere yuko utangira gukina filime gereranya upfe kubara byibuze cyangwa tuguha umwanya uhagije wo kubara? Ntago ari bake nta kibazo tuguhaye umwanya wo kubara ariko live kuri kamera ego mana yanjye ntago nabivuga gereranya basi kugira range nimba ari nka 40 na 40 no ntago ari benshi cyane ko umuntu aba afite n'umuntu bakundana biri serious. Yego hari uriya muhungu mukundana ariko hari nabari abahungu baguteretaga abo byibuza ababaye like open bakabivuga bakabikubwira ni benshi nukuri ntago nakubwira ngo ni umwe cyangwa ni babiri ni benshi upfe kuvuga nka 5 cyangwa 10 bavuga amazina oya ntabwo turi bavuga umubare 10. Okay hanyuma rero kiriya gihe bari 10 hanyuma ubu ngubu ubwo ni nka banga ubwo urongeraho nka 30 iyo abahungu bibayeho gutyo kuko ndibaza ari ikintu kibaho pe wenda dushobora kuba tuvuze imibare dupfuye kugereranya ariko byibuze ndibaza ko bariyongereye kandi nawe urabyemera ko biyongereye. Ubwo iyo abo bantu bibayeho ko baza bari kugutereta nyine abo benshi ubigenza gute ubimanaginga gute? Okay ubu ngubu nyine mbona ukuntu iyo umuntu wakira umuntu uko aje ariko ukanareba ese uyu muntu azanywe n'iki ese ni ibiki bimuze azanywe no kuwunda cyangwa se nibindi kubera ko wamugani nyine mu menye ko ari akantu kari kuza cyangwa se yanavuze ati ni mu nda yambaye n'ubundi reka nkurikire wenda rirazi nabona ni nako bameze ya urabireba ukavuga se uyu muntu azanywe n'iki nawe ugahitamo kuko turi abantu bakuru. Hanyuma rero mu nda yambaye ukinamo sinibaza ko ukina imico myiza turagira ngo dufashe tusobanurire neza imico ubukina ufite muri iriya filime. Okay mbere nakinaga imico ndi umukobwa ukundana n'abahungu benshi nkunda amafaranga ariko ubu sigaye nyina ndi mushiki w'umuntu waneretaga ariwe mwana aryamanye mu buriri kana ryamanye ariko nago nabirenze ya nago ni filime bari gukira turagira ngo tunasobanurira abantu nago bivuze ngo Bahati na Jokes cyangwa se Makaca reka dukoreshe Makaca kuko hari ari muri filime nago bivuze ngo Makaca na Jokes bararyamanye biriri oya ni muri filime biba bigaragara ko nyine mwaryamanye nyuma gasanga ari na musaza wawe rero muri filime nyine iriya mico yindi ubufite ni yihe? Nayifite imico mibi nyine nakinaga ndi umukobwa ufite imico nkunda amafaranga umukuzi benshi ndi umukuzi w'ibyo nyine mpafura ariko ubu nyine
nahise nyina ndi mushikiwe nyine ubu ngubu nsigaye nyina shaka guteranya abagore be nyine bose bari mu nzu kubera ko nawe akunda abakobwa cyane njye muzanira abakobwa nshaka ko barimo basohoka kubera ntago twumvikana. Utekereza gute umukobwa ufite abahungu barenze umwe benshi akundana nabo cyangwa atendeka cyangwa se umukuzi w'ibyinyo? Umukobwa afite ibibazo kuko hari igihe byamuteza n'ibibazo kuko iyo ukundana n'abahungu benshi hari igihe ugira gutyo ugasanga ni n'inshuti nk'umusheri wakubwira ati bagufashe ashobora kukubwira ati sheri ndashaka gusohokana uyu munsi ukagenda ugasanga wenda ari kumwe n'uwo ashaka kukwereka abajabo ugasanga noneho ndashaka kwereka abashuti banjye ugasanga noneho mu nshuti zarimo nk'abahungu batatu bagutereta nganyumvira ukuntu wabigenza ukwiriye kutabageza imbere. niyo mpamvu nyine gukunda abahungu benshi ntabwo ari byiza. Ese umuhungu usanzwe ukundana na Joxy byo noneho bitari muri filime by'ukuri ntaho byageze bikamujena kumva ko girlfriend we agiye gukina mu ndaya mbaya? Twaranabipfuye usibye ko ubu ngubu nyine ntago navuga ngo turacyakundana. No, nicyo kintu cyatumye mutandukana nyine wenda bayumva ko kujya kuri social media nyine uri umukobwa ari ibintu byatari nyine turebwa n'abantu benshi cyangwa n'abatipe benshi bakamugutwara gutera agapepe byatumye mutandukana rero? Twaratandukanye. Ubu uri wenyine kubera filime? None se uteganya kuzongera gusubira mu rukundo uvuye muri filime? Wumva ko byibuze hari uzava hariya muri filime, hari uzava muri bariya bakwandikira, cyangwa wumva uzaba ubiretse? No, nago navuga ngo nzaba mbiretse cyangwa ngo nzakundana mvuye muri filime, ariko mbonye nyine umuntu ufite gahunda twakundana muri bariya wasanga ari birashoboka ko ari umusore uri kureba ibicuti muri aka kanya akaba yarandikiye Joxy, urabyumva kari available, ubwo nyine uzitware neza ugire gahunda abone ko uwo muntu ari tayari cyane rwose. Turagira ngo usoze ugira inama abagabo cyangwa se abasore bakurwa ibyinyo kuriya wabikuraga nyine bariya basore niba ugiye kugira inama sinzi donc nago ugiye kugira inama abakobwa bakura oya yego warakuye cyangwa se warakuraga hariya muri filime wasanga no mu buzima busanzwe ariko bimeze we never know, ariko uyu inshuro ugiye kugira inama bariya bahungu bariya basore bakurwa ibyinyo. Nago navuga ngo bareke kuyatanga nyine amafaranga kuko bakomeze bakurike natwe twambare neza nyine duke kugira ngo baturebe kuko nago wakudara n'umuntu ngo mujyane n'ahantu asa nabi ni igisebo kuri wowe deshe, ariko ufite umuhungu umwe kandi aguheza n'icyo ushaka ntago wabikora, ariko atakiguha ugomba gukura nyine. Joxy nakaga noneho niyo mpamvu tugomba gukundana n'umuhungu umwe mugakundana mugaciringa kinini. Ariko se wabasha gukundana n'umuhungu udafite ku ikofi? Tubwiza ukuri mu buzima busanzwe ikofi itameze neza wakundana nawe? Singiye kubeshya ntago twakundana. Kubera iki? Urumva se twakundana ni handi nyine najya muca inyuma nkajya kureba abandi bafite amafaranga kubera ko bankoreshereza umusatsi banyambika ibyo ushatse, ariko wandi udafite ikofi nese urumva twavugana iki? None se ukunda ikofi ukunda umuntu bimeze bite? Ukunda ikofi n'umuntu udafite ikofi se aje se afite ikofi imeze neza mugakundana ku ikofi ari sawa, ariko bikazabaho ubuzima burahinduka bikazabaho wenda nimba ari akazi kamuherezaga amafaranga kagahagarara cyangwa se ibibazo bikavuka cyangwa se kubera ko uhora uyonka ikazashira nyine ikofi agashirirwa pe agakina cyangwa se ntashiriwe burundu wenda afite uburyo bwo kubaho ariko nta kibasha kwafodinga biriya yagukoreraga wamureka? Mbega ikibazo use namurekara cyakora nkunda nyine atari ibyo kugendera ku ikofa nkunda sinamureka, ariko none hazamo icyo kibazo cyo kuvuga ngo ndajya gushaka amafaranga. Mbese wahita ugira babiri gushaka uwo mukundana na sponsor ifite nkahita nshaka n'undi nkora nyine bya byinya twahoze tuvuga. Turagira inshuro dusoza ikiganiro ugira inama abakobwa bakura. Abakobwa mukura rero mukomeze mukure urumva ese uri seriye cyangwa uri gukina? Ndi seriye wallahi, nago ndi muri mbaya, nago ndi kuri scene hano urumva, nago wareka ariko niba ufite umuntu ubiguhereza byose nukamuca inyuma cyangwa ugiye kundana n'abandi ko bafite amafaranga, ariko niba nayo afite kandi umukunda we genda ushaka amafaranga uzajya unamwatse nawe umufashe ugakura ukazanira umugabo ni hatari. Ndeka da ndagira ngo mfashe umbwire uriya muhungu, tuvuge ko hari umuhungu uri gukura akakwemerera akaguhereza ayo mafaranga ariko nawe akagusaba kuryamana nawe, wumva nta kibazo biteye?
ya harimo ikibazo gusa nanone ntago wakora umuntu ngo ugende kuyo ako hari n'abaho nyine utamenya hano wenda bakora amafaranga hari n'igihe yaguhereza tugutyo nta n'ibintu bikaze umwaka umwe 2 3 4 oya ibyo ngibyo ntago imyaka ingahe amezi angahe ahubwo cyangwa ibyumweru bingahe none ibyo bintu bikubayeho uri gukura bigakunda akaguhereza ifaranga bigakunda ariko nakakubwira ngo mpereza nimanguhe ako nta n'ibintu babikaze birimo niyo umuntu aguha ntawe muhe nese uramwimira iki kandi nawe aguha reka dusoze ikiganiro turagushimiye cyane ku mwanya waduhaye wakoze kuganiza Ibicu TV nashimiye cyane kandi ko haje muri filime ukomeze utera imbere kure ariko gukora bihagarike